banacuzanyije ku Idi Amin bajya tubwira ukuntu bakwitaga abasirikare 8 ba Idi Amin bafite imbunda bamuze bakira abajene bari bazi guhiga inote no kuba abantu batoroshye. Noneho ajya kumushaka aramubwira ngo mutabani wanjye ayine sente nyinzi aza tayine mukama tomushabira aza mukama ayihe sente ngo hari igihe umuntu agutesha umutwe ngo wajya no kurya bikanga. Hari igihe umuntu rwose ablock inzira zawe akablock opportunity zawe, ashobora kuba umurozi, ashobora no kuba umurozi w'amagambo, urwo ruvugo agakubitira ahantu habi hatuma ibyawe bijya hasi. Babagarutse no kuri izi nyigisho z'ubuntu arizo zo preaching of grace. Kigwa n'iz'ubuntu bagarutse cyangwa bagarutse ku nyigisho intimidation bayikoraga mu buhanuzi. Mu buhanuzi cyane mu buhanuzi no kwinterpreta ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ndabona iwanyu papa wakurashe upfuye, ariko nukora ibingibi urabona ibinini. Noneho baje muri grace ho batangira kugaragaza ko umuntu azanywa, akica, agasambana, akiba, agakora ibyaha byose ngo yamaze kubabarirwa. Then iyo message akayitanga ari very aggressively, arakaye, asoundinga mu buryo bumeze nkaho atongana. Then ugasanga na wa muntu wari ufite muganira muri abavandimwe mugiye kuba banze kubera kutemera ibyo bintu. Ibihe byiza bakoze subscribe, like and share ku Itabaza TV 24. Turongeye turagusuhuje kandi tuguhaye n'ikaze. Uyu munsi nawe na Apotre numva nshaka kumubaza utundi tuntu nka tubiri mbere yuko twinjira mu zindi comment. Ese Apotre wahamagawe n'Imana, wakoreye Imana mu buryo bwawe, nukubera iki aba bantu bavuze ngo bavuga inyigisho ngo za grace cyangwa se nge mbita abanyabuntu byo bimfasha cyane. Kuki rimwe na rimwe babwiriza bafite anga, ukabona n'abantu basa nk'abarakaye cyangwa se abantu ubona barimo barakomfortinga cyane ikirere cyabo kiba kimeze gite. Reka bisobanure muri ubu buryo kandi ko nabibabonyeho. Hari ugeze kumbwira ngo Apostle ngo hari igihe uvuga ngo nkumva ugiye kuvuga ubuntu ngo ariko ugahita ubuvangira. Ndamubaza none se wowe message utanga wari wumva kuyeditinga cyangwa se kubirakariramo? Uvuga ko wowe uyitanga wahawe n'Imana, nkavuga ko Imana yampaye ntabwo nyambirakariramo. Twese tudelivaringa message. Maybe people choose, maybe my message work for them and yours work for them, bikamagirane, ariko ntabwo bisanga bisa n'wabirakariye. Impamvu babikora ni iyi. Baba bararangiye gusetinga mu bwonko ngo uzabyo kuvuga kwita true gospel, ngo twebwe bitubwiriza niyo true gospel. None ikibazo kikaba uko kuri kugerekaho umujinya. Nicyo nanjye nibaza. Message Imana yerutse kuma acema rwose iminsi nk'ine cyangwa 5 sinayivuga kwibara. Nijoro ryamye izaburi 97 ndumva ivuga ku murongo wa 10 ngo yemwe abakunda Uwiteka ngo mwangi ibibi ngo Uwiteka azabakiza amaboko y'abanyabyaha. Kandi icyo nicyo nifuriza abadukurikiye, Imana igukiza amaboko y'umunyabyaha. Hari umuntu uzaka kwizirikaho kamera nkandirimbo umuntu yaririmbye ngo hari igihe umuntu agutesha umutwe ngo wajya no kurya bikanga. Hari igihe umuntu rwose ablock inzira zawe akablock opportunity zawe, ashobora kuba umurozi, ashobora no kuba umurozi w'amagambo, urwo ruvugo agakubitira ahantu habi hatuma ibyawe bijya hasi. Ariko uko twabonye ko ntacyo twabatwara abantu bavuga, twabwo tugomba gushaka buriya nta kindege gikora ku kintu bita force de pesante, cyo bita gravity. Ahubwo wayubatse yayubatse ku buryo hari umuvuduko igeraho, gravity kaba ntacyo yayikoraho n'ubundi kazamuka. Icyo nicyo wakora, ntuzabuza abavuga kuvuga. Gusa wakoze gari ya moshi yakoze ku buryo urusaku rw'imbwa niyo zaba miliyoni, none ubu niyo zagerekaho kujya mu muhanda wayo, yakoze ku buryo zitayihagarika. Uko uburyo gari ya moshi umuhanda wayo ukoze singa kaburimbo, hari igice mu gishyamba ukavuga ati nk'inyamaswa zipanze kwigiramo hagati. Ubwo nyine ya gari ya moshi yazikoramo busheri bikarangira zabaye ibyandashe iri kure cyane. Dukeneye gushaka aya mavuta aho ikitwitambitse cyose gihinduka vyandashe kijya mu kidaturwa, naho ubundi abantu ntago zigera ubasaba pardon kugira ngo ukunde wavanze. Noneho
ndabyibuka Imana yari yambwiye, kandi nayo message ndabyibuka ya mbere Imana yampaye, mbyibutse neza bya 2013. Imana irambwira mu nzozi ngo ngo nigishe ku kintu kijyanye no gukiranuka. Just like that. Mbyutse irambwira ngo kandi ubibwire amahanga yose. Nkangutse ndavuga ariko mana mutabazi kucyo nagiye natekaga kabiri mu cyumweru. Ndabyibuka 2 days a week. Naba natetse 3 days a week. Akana Imana yangendereye. None nateka 4 days a week. Byaga hari nk'abahanuzi batanu bambwiye bati iki cyumweru Imana irabana nawe irakugaburira ati ibintu byinza iki cyumweru. Ariko iyi nayo sinayirenzaga. Ubwitatu nyine tugasigaza iby'abana kugira ngo ariko nyine twe twatuzi ngo mu cyumweru twari iminsi myinshi twajyaga no musengero tugashima Imana because iminsi ine twaratetse. None uyu munsi dusigaye duteka 7 nyine ugasanga urafata n'aka breakfast Imana yagize neza. Ariko igihe twakibaye icyo gihe rero ngo Imana ngiye urya iminsi 2 mu cyumweru waba wamvuzeho nkaryini urabwira ngo nzazenguruka isi nayizenguruka n'icugutu n'igare. Ubwo numva ko nari inzozi z'umuruho. Njya gusengera ahantu ujya kujya Nyanza haba umuprofete bita Mitima, mpahurira n'umuprofete muri icyo cyumba byari bikemewe bakodesha ahantu bikakorwa. Aravuga ati waraye urose kandi Imana niyo yarivuganye nawe, gira ujyana ubwo butumwa. Nanone nzana ndakibuka icyo wabambajije, nanone nzana ibintu by'ifungamutwe. Imana abantu yahamagaye umufungamutwe bakrasheje abantu Imana yahamagaye bafungamutwe. Cyo ko naza mu myanya 3 ya mbere sindi shuwa ariko manza nazamo namamagara nayo bigenda reka mstabone irambwiye tuhumura. Imana yacu rero iyo ufunze umutwe manzi ifite tronovisi ifite ukuntu yibirazi kuregeza amavisi naze gusanga ibyo bintu byumva. None irabishoboye cyane aha ukeneye kinuba akeneye tronovisi irabizi cyane. Noneho ndabyibuka nabaye nk'umurebere ndavuga ngo Mana hari umumadudu dusenga natwe tumukire. Ngiye kumuguzi 20,000 nako ngiye kubimusaba ko mbimugusha sinazabona ko mbimwishyura. Ngiye kumusaba 20,000 kugira ngo njyane ubutumwa ku isi yose. Nabura ubwenge akabimba ndamenya kare wavuga kuba uyu muhanuzi aje kukonfirma ndashaka confirmation ya gatatu. Uwo mu mama ndamushimiye Mama Chantal, ndamuganye Mama Chantal 20,000 njyane ubutumwa Imana yampaye ngo mbujyanire isi yose. Na wabura ubwenge ntiyumva ko 20,000 bitajya ku isi yose arabimba. Kandi ubwo kubiguha already nari mfite ideni ry'ibiceri 400 mu mudugudu w'amahoro hari abantu bazi ibambiro n'ahantu bita Karembure. Ibu biceri 400 nari mfite ideni maze amezi 4 nirwa nkwepa ngo batambona ku biceri 400 400 francs. Imana nampamagaye ndi engineer A0 en construction kuri Kiste nanabaguwa mbere by the way. Ikindi ndi mwene Kabarira w'umukire byumba gatatu impamagara mfite abakozi memba 7,000,000 muri engines, ariko ifite uburyo bwayo. Nge ntavuga ko byizanye byagizwemo uruhare na Kabarira na Bishop Tumwijike James. Ubwo muzehe wako nabashuti yabaye na best man of Bishop banacuzagije ku idea Amin bajya tubwira ukuntu bakwitaga abasirikare 8 ba idea Amin bafite imbunda bamuzehe bakira abajene bari bazi guhiga inote no kuba abantu batoroshye. Noneho ajya kumushaka aramubwira ngo mutabani wanjye ayine sente nyinzi aza tayine mukama. Tomushabira aza mukama ayihe sente no yavuze mu gikiga mutabani bivuga muhungu wanjye. Namubwiye ngo umuhungu wanjye afite amafaranga menshi ngo ariko ntazi Yesu. Ngufasha dusenge ifaranga zigende abanza abone Yesu. Muri nge nkavuga ni yaravuze ati dusenga gira ifaranga zikubye inshuro 10 na Yesu amubone. Ariko nta kundi cyo nicyo yavuze kandi kuko Yesu namubonye n'ifaranga zizaza muhumure. Noneho arayampaye nishyuye bya biceri 400. Hari nandi nakweperaga mu ibambiro naho mfata ideni rya 200 biceri 200. Ayo 600 yaranyirukanyije kurenza irindi deni ryose ryaba ryaranyirukanyije. Noneho nagiye kwishyura bwa buceri 400 600 ndayishyura mu rugo mbasigira 6,000 13 bisigaye nerekera i Burundi ngikanyosha. Ni nawo munsi wa nyuma nagiye i Burundi. Wabaye wa mbere no wanyuma. Nagezeyo mfite itiki ngezayo ntafite ingarura. Nigisha gukiranuka kuzanwa no kwizera. Naho naganaga
Imana impaye uburyo impana ubuhanga bwo kwigisha gukiranuka kuzanwa no kwizera, ariko bitari buno buryo bano bantu babigoreka bitwa ubuntu wavuze. Ndabyuka njya no muri Kenya, umumajoro muri Air Force waho yatembye igiterane cy'iminsi 7, twarabakoze Imana 7, buri wese yaje avuze impana agomba gukoreramo. Ngiye mvuga ko ndakorera mu mpano y'ubwigisha, undi azavuga ko arakora miracle, undi azavuga ko arakora prophecy, undi avuga ko arakora evangelism cyangwa se preaching, uba twamukoresha mu isoko. Noneho ku munsi wa mbere naje saa 7 z'ijoro duhita tujya kurya. Umunsi wa kabiri batiruhuka urarushye, hakore umubishop waho. Umunsi wa gatatu ahantu bita Kalunga muri Kitui County, ugenda amasaha 5 uvuye Nairobi, ni hafi y'umupaka wa Ethiopia wa Somalia. Bagenda bavomesha udupunda kubera umucanga ubuharuga, abantu bazi igice cya Kenya kirimo uwo mucanga meze buryo. None ndangije arambwira tugeze ku munsi wa gatatu bampa mikoro, ndahaguruka ndababwira ngo ngiyewe ndi umwigisha, ariko umutima wanjye nyemeza ko mubigisha ba mbere beza 10 muri Afrika ndimo, ariko ko nta muntu wabihamya, nanjye ari it's my opinion, reka mubumbure Bibiliya zanyu noneho twiga ibyanditswe byera. Muraza kuva ahangaha mumenye ko nahamagawe cyangwa nabihimbye, muraza kumenya neza yuko ndi umwigisha cyangwa se ari ibintu papiri. Kumbi abakristo bari bagiye kubwira pasiteri wabo ngo uyu muntu tumurebye ku isura nta anointing afite, kubera ko bya 2018 nayo ngifite inzara ingaragara ku maso. None ngo bandebye ngo babona ngo nta apostle niyo nuko kuntu nsa, nuko kuntu nambara iko twajya muri ranyambaye. Noneho ndabaga n'ikindi kandi mbara abantu bishyiramo yuko nta anointing mfite. Icyo kintu mwakisha nari prophecy wavuga ngo ibintu yanuye ntabwo tuzi ko bizasohora. Ni teaching iyo charirata iyo pipapira biragaragara, iyo bizi nabwo biragaragara. Rero mwicare muraza gusoza mwihaniye. Twarasoje umushumba arambwira ngo kuko byanyu bavuze bari babibwiye, rega nubwo ndi umwigisha ndi mu mwuka w'Imana, n'umwuka yanyemezaga ko abantu bampinze. Kabiri buriya ikosa no kumpinga ukanka mikoro. Nimufite gahunda yo kumpinga wimpa mikoro kuko mfite umunwa, noneho byagera muri Bibiliya bwo kwigisha n'ibintu Imana yampaye. Noneho tugeze kuwa 4 bagarura wa undi wari main preacher. Ikindi kintu cyari cyambabaje kuri pancarte bashyizeho ifoto y'umuntu kuva ku mutwe kugera hasi, bayuza kuri poster, nje bafata munsi y'inkokora y'idea. Kandi twese turi international, no kigene n'aba international. Noneho bavuze ko avuye Kongo kandi akorera muri Kenya, ariko kugira ngo nawe agire profile ya international preacher, bamushyize kuri pancarte kugereje kubera ko afite look na call pastoral ubona kabisa ijyanye n'iyo title. No bafashe ifoto yanjye umutwe wanjye wageraga munsi y'inkokora ye ngo from Rwanda. No nahageze baravuga ati sino kumushyira munsi y'inkokora, turabona nta anointing afite. Mfashe mikoro nigisha gukiranuka guheshwa no kwizera gusa. Ko nayigishaga mu Cyongereza, nabwo bwa mbere nigisha mu Cyongereza, navuze ngo I'm going to teach you righteousness by faith alone. But righteousness indeed. Ndabyibuka ukuntu babwiye. Ngo I'm going to teach you, icyo gihe basobanuraga mu kikamba ngo Imana iguha umugisha ngaye akwantheme, urumva si Giswahili. Yes ashimwe ni yes atayayiwe. Noneho nkavuga mu Cyongereza bavuga yes atayayiwe gaya kwathime, navugaga amasaha 3 kuko urumva ni saa 1 n'igice yanjye, kubundi shaka ko nigisha neza umisana igice bya maritike 45 sinzi aho babikuye. Ubwo cyabazandikemo ngo ni 45 gusa kuri Mutabazi ni isaha n'igice. Isaha n'igice ni isaha n'igice yunsemurira isaha 3. Nsoje kwigisha abakristo basubira byanavuze ngo ukuvuga igisubizo chapa kazi sasa. Basubiye ku mushumba baramubwira ati twavuka tubonye umwigisha w'ibyanditswe byera. Tuyu mugabo twajya ngo birayize umutwe yose. Kuwa 4 bazigarura wandi bitangaza. Akubitamo kuwa 5 bansubiza mikoro. Ndababwira ningiye kubakorera ikintu ntigeze nkora mu isi yose ahantu nabwirije ubutumwa. Ningiye kubabwiririza muri 4th dimension kandi sindabikora. Ndabaganira mwicane kuko ikirere cyanyu namaze kugifata. Bicyagiye bwa mbere ntabwo nagafashe ikirere neza. Mbigisha kwihutisha isezerano. Mu gitabo nanditse cyitwa The Shortcut to the Promised Land.
bigisha gutera teobari isezerano, mbigisha isezerano, bageze hagati bumva ibyo bidahagije bakajya bazamura urutoki bakambaza nko mu Badivantiste, bakambaza nkasubiza, dusoje basubira ku mushumba. Abanyakenda bakunda iyo bakwanze barabikubwira bakanakwirukana, niyo bagukunze kandi bajya ku mushumba bamubwira ati si twebwe du fundraising amafaranga y'iki giterane, ati ni mwebwe rero fata amafaranga wageneye guha abakozi b'Imana bose watumiye, ubashyire muri envelope utabakase, uyabahereza bavuga ati maze mutahe mushake n'utundi tuti ku cyumweru mugende. Ati noneho hasigare Mutabazi atwigisha ibyazi byose. Noneho umushumba arahagarara mu rusengero avuga ngo Mutabazi waturutse mu Rwanda ahawe agatuti, basabye yuko atwigisha kugeza igihe tuzatahira kuko ni iminsi 7 yari yasigaye kwa gatanu, kwa gatandatu, ku cyumweru, kandi twisha gatatu mu gitondo, mu giterane saa 7 mu isoko, nako mugoroba revival kujya saa 7 z'ijoro. Batangiye banyita Mutabazi. None maze kurakura anointing bampamagaraga Mutabazi nkaho ari umunyagicumbi uri kuri mpamagara. Izina ryanjye sinigeze ngo ariko mwagiye mu pronounce neza Mutabazi, ngo isinoti Mutabazi. No, utu tugambo twose uri kwisobanuza, rekura anointing. Batahaga inzira yose, bamwe bakagenda amasaha 3 kandi ngo bahavuye saa 7 z'ijoro, kandi saa 3 bari bugaruke nanone, ariko urabagaburira icyo gihe ubagaburira saa 7 kumugoroba. Batahaga bose ngo baganira Mutabazi, ngo ariko umugabo waturutse mu Rwanda. None ikindi kintu cyabatangazaga kuri pulpit babonaga mfite anointing ngo y'isi yose, nava kuri pulpit tugatera story tukabaraga, bakaba batubundi abakozi b'Imana bakomeye nta abatashaka kwiyegereza abantu. Atari ko umuntu we muvuye kuri pulpit ni umuntu uri cool, ni umuntu utera blague zisanzwe, mwasura kuri pulpit tukabona baye intare, mwagaruka muri real life ukabona ni umuntu cool. Noneho ari kuza yambaye ishati y'amaboko magufi idatebeje, mbese styling ntago yigora, mu buzima busanzwe ntaremereza ibintu, atari ko yafata microphone. Noneho cyo nashaka kubwira dusoje igiterane, umajoro arambwira ngo mu bigisha bose muri Kenya ndabakurikira basha kujya online, ntawa kujya inyuma. Tutavuze guhanura gukora ibitangaza, kwigisha. Aravuga ati muri Afrika ababasha kujya online bagashyiraho inyigisho iri mu Cyongereza, ipfa kubiri mu Cyongereza, ntawa kukurikira. Ati ndetse ku isi yose, ati nkurikira Joyce Meyer, ibyo akacyo byarankanze manze kubera inzara nifitiye. Ati nkurikira Joyce Meyer, nkurikira Rick Warren n'abandi banini. Ati bigeze ku cyitwa kwigisha, ati nge nabonye batambutse ubari imbere. Mbere umugabo ni wa mugabo we, igihe cyose nzari zajya nyica, nzajya nibuka iryo jambo wamubwiye, rinsubizemo imbaraga ko hari impano indimo, niyo ntabanganya nabo, ariko wasanga hari ikindimo. None ngaruka rero kuri izi nyigisho bazikora mirihe kosa. Kurumba nazigishije nziboneraho fame na hiti, narazigisha Imana yavuganye nanjye, ndetse iherutse kugarukira ambwira nongere nzigishe. Umuntu abamo abantu batatu. Paulo yaravuze ngo mwirinde, ngo mwebwe ubwanyu n'imibiri yanyu n'ubugingo bwanyu n'umwuka wanyu birarindwe, bitazaboneka aho umugayo bwo Kristo azabaje. Iyo umuntu yatuye Yesu umwami n'umukiza, muri abantu batatu bagize umuntu, uwitwa umwuka, wowe mwuka, cyangwa se handi Paulo yavuze ngo umwuka wacu ahamanya n'umwuka w'Imana ko turabana n'Imana. Uwo mwuka wawe rero ahita yakira gukiranuka kwa Kristo automatiquement ako kanya. Ariko hasigara umuntu witwa ubugingo. Science abascientifique cyangwa abigisha babashe kwiga n'ukore ubwonko barakubwira ngo the soul is the mind, the will and the emotion. Sweet and short. Okay. Umuntu wa gatatu ubwo ni body, ariko tubishyize muri science twavuga ngo ni conscious mind, noneho iriya soul twayita subconscious mind. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, n'ubundi mu mutima we cyangwa se in the subconscious mind abakiri wa undi yarari we, bivuze ngo ahora ashaka gukora ibyiza mu mwuka, mu bugingo cyangwa se muri subconscious mind cyangwa se mu mutima we, ibi bikamutanga imbere kuko yamenye gukora ibyo bibi. Noneho muri conscious mind, muri body, mu bikorwa agakora cyaha. Ariko mu gitabo cy'ubugingo izina rye ntago rihanagurwamo keretse umwuka we upfuye. Bityo gukiranuka ko mu mwuka turaguhabwa ni impano y'Imana, by grace, by faith alone. Ariko gukiranuka ko
mu mutima no gukiranuka ko mu mubiri, icyo ni subconscious mind and conscious mind, byo turabyitoza. Na ijambo Paul yavuze ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, ariko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro kuri byose, ngo kugira umumaro w'ubu bugingo n'ubuzazana mu ngo gukiranuka turaguhabwa, ariko noneho kugira ngo kube kuzuye tukakwitoza. Petero aravuga ngo nuko rero ubwo mwamaze kwiyezesha imitima kumvira ukuri n'ijambo ry'Imana, ngo umuntu ashobora kwakira gukiranuka kugira ngo no mu mubiri no mu bwenge, reka nkoreshe ijambo rwa mubiri no mu bwenge, ryandi twita conscious mind, mbyite mu bwenge, mu mubiri mu bifatika mu bikorwa bye, no mu bwenge in the subconscious mind, ari naho haba urugamba rukomeye, ariko tutagiye abashe gukiranuka. Ariko bano bantu bigisha ngo yarabirangije, we akubwira yuko kuva watu Yesu umwami mukiza icyo kimara, ubwo birarangiye. None ugasanga nge nabyita ngo sinjya mbita ngo bari kwigisha message itariyo, ahubwo nge ndavuga ngo bigishe message igice, bigishe gukiranuka ko mu mwuka, kandi umuntu ntagizwe n'umuntu umwe, agizwe n'abantu batatu. Ugasanga wenda niho tugonganiye. Warabaza turebe ku cyo bari bita abayumva mwese mwarayobye. Ivugabutumwa ryo mu Rwanda ryahindutse impaka n'intambara kuruta guhindura imitima no guhumuriza abantu. Iki kintu urakibona, wabonye ndakibona. Donc people, they are no longer receiving the message, ahubwo bashaka gufata message bakayihindura nka deba, cyangwa se ukabona nk'umumatano umuntu akaba yahaguruka turabeshya, cyangwa se ukabona n'umuntu yahita kwatakira ku gatote. Kuki abantu b'iki gihe bari so aggressive when it comes ku butumwa bwiza? Bibiliya yavuze ko ari ubutumwa bwiza, kandi I have seen it. Mo abantu bashatse gukurira mu buhanuzi kugira ngo aza kwintimidatinga, kugira ko Imana imubwiye kandi atuvuge ko afite ufunguzo rw'ubuzima bwawe, agutegeka kuyobore. Leta birabivumbuye ati ni muceceke kandi mwitonde. Babagarutse no kuri izi nyigisho z'ubuntu, arizo zo preaching of grace. Kigwa n'iz'ubuntu bagarutse cyangwa bagarutse ku nyigisho ze intimidation bayikuraga mu buhanuzi. Mu buhanuzi cyane mu buhanuzi no kwinterpreta ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ndabona iwanyu papa wawe akurashe upfuye, ariko nukora ibi ngibi urabona ibi n'ibi. Noneho baje muri grace ho batangira kugaragaza ko umuntu azanywa, akica, agasambana, akiba, agakora ibyaha byose ngo yamaze kubabarirwa. Then iyo message akayitanga ari very aggressively, arakaye, asoundinga mu buryo bumeze nkaho atongana. Then ugasanga na wa muntu wari ufite muganira muri abavandimwe mugiye kuba banze kubera kutemera ibyo bintu. As apostle umwigisha wavuze ko impano yawe kuko wayihisemo, cyangwa se wamaze kuyimenya ko umwigisha kuruta ko umuhanuzi cyangwa se iyindi mihamagaro. Iki kintu iyo ukibona mu rubyiruko rwacu, wibuka ko hari n'uwahabu yavuga ati abana ku rusengero hari ahantu banywera sigara, hari ahantu abantu banywera itabi, hari smoke room ku rusengero. Iyo shusho wagiye na Uganda warabibonye, umuntu akagira bare ahacuruza inzoga, akagira n'igihe ahagarika iriya kontwari y'inzoga akakura mu materaniro. Iyi revo yo gutinyuka ibintu by'Imana n'umwuka muri East Africa, muri ibihugu wayibonye ute? Ubona ingaruka zayo? Ndagusabye ntuwigishe kuko mbashaka gushaka bikeya, ujye utanga igisubizo gitoya gisaba ko indi comment ku muntu urimo kubaza. Iki kintu cya East Africa cyabaye kumenyera ibintu by'umwuka no kubifata mu buryo busa nkaho bimaze guta karite, byatewe n'iki? Icyambere ibi bintu byatewe n'abantu baguze imbaraga zidaturutse ku Mana zibakoresha ibitangaza. Icyambere izo mbaraga zibategeka gusambanya abakobwa benshi mu basengera, mu basengana cyangwa bakorera bafasha imirimo. Noneho ikindi bakareba ngo uyu muntu nimba akora ibi nibe abidukoramo kandi akaba afite grace na anointing ingana gutya, bya bintu byabyo batubwira ngo twiyirize, bya bintu batubwira ngo twibuze icyaha wenda cyari buzana inyungu. Uko nigeze kubaza Imana irambwira ngo ikibazo cy'izi imbaraga zigurwa, ibintu byose hanuye kugira ngo bisore ugomba gukora icyaha.
nimba guhanuriye kuzagira miliyari ariko uzica nk'abana 10 kugira ngo uyibone. Donc ntabwo ibyo bintu yahanuye ushobora kubigeraho in a clean way. Ati nimba bihanuriye umukobwa ngo ugiye kubona inzu, ni umuntu bazaryamana bakamarana wenda amezi 3 akamublessing iyo nzu, ariko kugira ngo azari in a clean way, nta kintu na kimwe umuntu wa shetani wiyita uw'Imana yahanura ngo uzakibone in a clean way. Imana kinsobanura yambwiye ati ibi bintu niyo mpamvu ubona byujuje ibyaha mu nzu y'Imana, uko abantu baza bameze nk'abashaka mu nzu y'Imana ngo ubuzima buhinduke, bagera kuri wa muntu waguze izi mbaraga akabaterekamo ibintu bifunga inzira zawe ribonemo amafaranga ari clean first of all, bigafungura inzira z'amafaranga ari n'ibyaha kandi bibi. Noneho ugasanga niwanga gukora ibi byaha already naho wajyaga ubona dukeya twiza habaye closed. None ugasanga rero abantu bahise bavuga ngo ibintu umuntu yabyeza, kuko ikintu cya mbere nimara gukora ibi byaha ndajya kureba uwitwa umuhanuzi mubwire n'ibyo nakoze, ambwira ati ni wowe ahubwo wemewe muhituro. Uganda ho nigeze kubona abantu baje kutureba, baratubwira ngo ku gatanu hageze ngo batuzana ituro imitwaro 5 ya 5 nundi azana 5 bari babiri ngo nyine ngo hanura ngo gateka amavuta nyine ngo dushiraho amavuta ngo tuze kubona abagabo. Ngewe ntabwo ikintu nacyumvise, nameze nk'umuntu watakaye kubona abagabo. Uri singo surashaka kubona abagabo ukamubona mu munsi wo ku gatanu naje kumenya ko abantu urya muri worship team babandi bafite amazwi ahogoza iyo bigeze ku gatanu hari abantu bajya guhagarara muri bazanje no azi ukuntu hita akomeye. None akabavuga ati byibuza mbona umuntu wari gwiriye ifaranga uhagurukira mu mitwaro 50 na 80 utari bumbwirwe amafaranga make. None igitangaje aje kubibaza umuntu w'Imana kandi azanye n'itu. None mbona yuko abantu basanzwe basengana nabo bakorera muri icyo kirere kandi bakora muri ubwo buryo. None ugasanga rero ikibazo ndabyibuka garuka kuri topic yanjye, ndacyayibuka why people aba bantu bavuganira ivuga butumwa ikintu kimeze nk'umujinya, aggressivity, impaka nyinshi cyane, ndetse no kugaragaza ko wagira ngo hari uwo barimo barahanganira, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ubutumwa bwiza, short and sweet. Why abo bantu bari so aggressive? Icyambere nuko nabo ubwabo batigishijwe. Kabiri ntago bari sure cyangwa bafite confidence y'ibintu byabo. Umuntu w'Imana arekura message ni nk'imbuto bibye ukagenda unakurikizaga kantu kukivuga butumwa rimwe riragenda rirata icyanga muri East Africa, kuki ibintu bita kubwiriza bimaze guhabwa kato umukozi ntago bijyabwa agaciro, ntago bijyabwa agaciro, guhabwa kato ni ikintu cyanze. Kuki umukozi w'Imana asigaye yinjira ahantu muri room runaka ukabona ni ibintu byamaze kuba degrade, bamaze gushyira hasi. Uyu mwuka waje uturuka kuki? Byatewe igihe abantu bashatse gusimbuza inyigisho nzima bakazisimbuza ubuhanuzi bugasimbuzwa cyase none ukagera bugafungurwa kubera ko abantu babushaka ku bwinshi bakamenamo none n'amazi. Sindabyita gute, ntabwo ushobora igitoki n'umuneke kiva mu kintu kimwe cyitwa nyine igitoki, ariko ntabwo ushobora kurya imineke ngo utungwe nayo umwaka, ariko umuntu yatungwa n'igitoki umwaka, nubwo byose byitwa bimwe. Rero iyo wamaze gusimbuza inyigisho nzima nagiranye n'igitoki cyagutunga umwaka ukayisimbuza imineke nagiranye n'ubuhanuzi, none imineke ibaye mike bazana n'intirimwa n'ibiti n'ibitiritiri byose n'ibitaka kugira ngo batubure. Nko kuvuga iki, basiga bakora ikintu wakise nka motivation babyita ubuhanuzi. Arakureba ati akira miliyoni 100 akira arukururana, donc ameze uri kumotivate ko ntabyarwe n'umwuka w'Imana. Noneho birangira zanyisho zimazari gutume tugira abantu socially morally bari collect in the society. Byuze twabango abantu bajya
kwa Mungu Mwema, ngo nzanye ibintu byabagaho kera byitwa mu Mwema, n'abantu utabonamo abajuru, utabonamo ibisambo, utabonamo indaya cyangwa se abakora ibibi, na leta ikishima ikavuga iti dufite abantu badushyiriye sosiyete ku murongo, ni abafatanyabikorwa beza. Uwari bwiyahure arayumva ko ubuzima butarangiriraho, yumva ko hari ubundi buzima, agatuza. Noneho birangira aba bantu bari kubeshya abantu, iterano rigatangira ari ukubeshya abantu, rigasoza ari ukubeshya abantu. Noneho bafite n'ibico bibi biri hagati muri bo, basigaye ari sosiyete y'abagizi ba nabi, utavuga ngo byibuza ni sosiyete utabonamo crimes, ibintu bibi cyane. Noneho ariko na ba bantu babwira ngo birabaye nubwo batabivamo, ko nanone bimeze nk'uko nkeneye kuharangarira by'iminota runaka, icyanga cyaragiye kuko batakigisha ijambo, kandi ijambo rizima, ahubwo abantu babakundishije ibitangaza n'ubuhanuzi. Noneho basigaye babihimba, bakabifekinga, cyangwa se bakavuga ko bigiye kuba bitagiye kuba. Noneho ba bantu babwiye ngo bigiye kuba bitagiye kuba, bagira bakabafata nk'abantu ba MC. Nuwango abakozi b'Imana basigaye bafite agaciro k'umwemusi, ariko umwemusi we nta nubwo yagera ku gaciro ngo bakagire gake, kuko we azaba yabizi ngo agaciro k'umwemusi n'umukomediye. Nuwango umuntu wiswe umuntu w'Imana, iyo utarabakonvenka mu buryo bwo kuvuga ngo wowe nturi nk'ababandi, baravuga bati ntabwo agaciro kawe karenza k'umwemusi, umushyushyarugamba cyangwa umukomediye. Bano bantu bazwiho stand up, kujya hariya akavuga mugataha mwishimye, mukagorora imbavu, ubundi se mu magambo make bisaba gusubira ku rufatiro. Cyangwa cy'umuvuga butumwa n'ibyo yigisha kiva hehe? Kiva ku gusenga no kubwiriza biriya ntabwirize ibitekerezo bye. By the way, cyane cyane yuko abantu benshi batubwiriza muri ibi bihugu akubwira ko amashuri yamunaniye. Ni gute ayo mashuri yakunaniye? Bisobanuye ko IQ yawe itaregeye neza, none ukaba ushatse none gusohoka muri Bibiliya. Niho ujya ku muntu ngiye gukereje atangira kubwiriza udufilozofi twe, kandi udufilozofi twawe hari umuntu kwicaye imbere ufite billions 300, wowe uri gustruggling no kwishyura inzu. So stay in the Bible, kuko aho ngaho byibuze ufite authority yo kuba wamubwira. Naho nugisohoka out of the Bible ugashaka kumwigisha birenze, arabikurusha. He is smarter than you into that subject. Ngaho rero no kudasenga cyane no kutaba mu ijambo, no ngagume mu ijambo. Abantu baze kugagira, baze kugwara aka video gatoya as apostle wabaye mu buzima bw'ibikomere bitavurwa no kwa muganga. Bashaka kugira ngo utange message, uri apostle and bishop, and ikintu abantu bakeneye mu muntu muri iki gihe ni ivugabutumwa rishingiye ku byo wakorewe, ukavuga uti ndashimira ko namenye Kristo arangije arampamagara mbi intumwa yiwe. Now mu buzima turimo bw'ibikomere bitagaragarira amaso y'abantu, nk'uko wabivuze, abantu ntabwo bakeneye fake preachings, abantu ntabwo bashaka preachings zidafite karite n'icyanga, bakeneye ijambo. Kandi bavuze ko iryo jambo kugira ngo uribone rifite imbaraga zihindura ni muri Bibiliya ndetse no mu masengesho. Nkurikizeho n'aka kantu wavuze dusoza ikiganiro, uravuga ngo muri iyi minsi Imana yaguhamagariye mu ivugabutumwa cyane. Nabikomeje nakubaze nijwi wumvishije, eske ni decision nafashe ngenda vuga ngo it's the matter of focus. Nimba nshatse gushyira imbaraga kuri iki kintu kijyanye n'umuhamagaro wanjye, cyane cyane naravuga ngo ngomba, kuko Imana igeze kumbwira ambwira ngo abandi bashaka kurusha ibindi bintu, ariko wowe ugomba kuzajya utacinga ku iterambere rihuriweho n'ibihugu, kandi gukoresha still the Bible cyangwa se Bible revelation or Bible wisdom. Noneho abana rero ni iki kintu byanga bikunda ndi gukura, ngomba kugikora. Nta muntu uzakinkorera cyangwa se nzagisigaho nkigejeje wenda my spiritual son agifatireho. Birimo biragukorera, urimo urumva anointing yaza buri munsi. Ndavuga ni ku ruhande rumwe
ni nkomeza gukora political comments kuko ngiye kugira ngo nkore political comment byaravuga ngo kire kitu kiri political nabaga nakibonye donc nibyagansabaga kushiraho umwanya wanjye wose the whole day niba nta kiganiro nakoze nkaba ndi gukurikira everywhere hakurikira n'abasesenguzi hakurikira abasesenguzi international ko yenda mugende uvuga ku bintu bya Israel cyangwa se bya Iran maga make yabikantwara the whole day none ndavuga ngo for the sake of focus ngiye kuba ndekuye gukora ubusesenguzi bwa politike cyangwa se ngira icyo commenting ariko kitansaba kuba deep in it kitansaba kuba mfite ibyavuzwe n'abantu bose nakurikiraga ibyavuzwe na Uganda nkakurikirwa na Kinshasa cyane cyane biraninga kuri Congo uwabivuzeho wese Katsuva yavuze iki none rero bigenda n'ifite na contrat z'550 banyishyura kubera ubusesenguzi bwa geopolitics urumva kandi 550 ufite masters utabihembwa sinzi nimba tutabyemeranya hari utaragera kuri iyo salary ntago ari makeya pe kugira ngo atajyana n'abantu bafite ngo ibintu kubibamo keretse udafite karite udafite IQ ibi bintu urinjiza ariko nanone ndavuga ni nkomeza kukurikira yinjiza naryo mbona ritanteza intambwe ifatika reka se nubire kwe kidogo none hari igihe mbivuga kuri abantu kuvuga ngo mutazavuze ko tuzagira ikindi kintu avugaho no bipfa ko bitansaba kujya gukora research nyinshi icyo gihe ndaza kukivugaho ariko cya kindi kinsaba kuba ndi ari kuntu kwa kintu bamwe at the heart of the content binsaba kuba ndi at the heart of the content nicaye muri content neza ahangaha ntabwo bitakaza focus noneho havuga ni kindi nanone kuko ibi bintu ngiyemo bizansaba kumuvinga muri ibihugu bya Afrika cyane kandi sindaba umuntu ugenda na business class nyine wa business class Sheraton Hotel uyu muntu yanakomeza akavuga ibyo navugaga nje nimba ngenda muri societe z'abantu bantaho nikora bari abantu ntiwamenye ugukubisa umuhina haturutse ngo bijyanye ngo na opinion watanze about M23 ukibaza uri umunyarwanda wagiye kujya Uganda opinion nanga kuri M23 ituma nkubita umuhini mu by'ukuri uretse kuba inzara yakugeze mu bwonko ikagusobeka mu by'ukuri ibi bintu nimba ukisonza birenze urwego rwawe pe birenze level yawe understanding wabirekeye abantu biri mu maboko babitorewe babisigiwe wenda namutazi niba bikozeho comment ukabifata nkaho yaba umunyamakuru wa reportings about it kuko singiye gukora strategy zaho singiye ugena what is the steps ahead and whatever geopolitics ifite abagabo bihangange bakinira muri iyo sphere ariko nyine nsanga societe yacu irwayemo aho umuntu bijyanye n'amateka n'ubuyobe bumurimo ahisha wenda muri bihugu byo hanze nta muteka mu Rwanda umuntu ashobora kuba kurakariye ariko akajya guca kabiri nawe akaba bizi ko nta cyabirenzaho none muri bihugu byo bidukikije umutekano ugerwa ku mashyi umuntu yakubaze neza agafata umuhini we neza umuntu yarambwiye mfite imyenda y'imihondo nayiguze ntabitekereje ariko uruko nyambaye banakambwira ngo uwa movement none umuntu yarambwiye atari ko nuza Uganda inama nkugiriye no mu bishop imyenda ntuzayambare ngo utinde mu muhanda bwiri kumanywa nta kibazo ariko nabuza akora ku buryo abantu batamenya wacita kuko nuyambara nijoro atabahungu wa muhanzi ati hari igihe bazakubita umuhini muri karitsiye urimo gutaga muri gobyo urumva ugenda modoka urara Sheraton arambara umwenda w'umuhondo nta rubanza rurimo ariko utaha mutubudonviriyo muri gobyore nshatse kwereka rero uburyo nakoze imibare yanjye ndavuga mu yivuze ngo Imana kuguhamagarira wavuga ijwi waryumvisha oya wowe wakoze ubusesenguzi uravuga ngo kugira ngo ninjire kuri yitera ikoze uku ngende mu bihugu by'amahanga ntari umukire ntari n'umugwiza atunga biransaba kumera nk'uwigomwa ibi cyane cyane ko biriya bintu buriya biri no mu bintu ngira passion comment about politics cyane cyane iyo bifite aho bihuriye n'u Rwanda ariko nanone ukavuga ati ndaba mbyigomwa now iyo tugeze kuri iyo level wumva amahoro yawe ndetse n'umutuzo narakubwiye ni byose ni byiza kumenya kubibalansinga twavuze ku bintu bijyanye n'igwesi tureba aggressivity yabo tugarutse dusoza tuvuga ngo ukuri ibintu buri umuntu atanga ibyo afite iri vugabutumwa rimaze guta umukozi w'Imana amaze guta agaciro
mbabarire ibi bintu ntubirenze. Ni ikihe gisubizo watanga? Biroroshye. Igisubizo abakozi b'Imana ni mwigishe Bibiliya, mwige Bibiliya, mutamike abantu Bibiliya, mubatotoreye Bibiliya ihindura ubuzima bwabo mu buryo bugaragara. Nibashaka kuba blessinga nabo babikore babyibwirije. Hagati aho mwe mushatse turimo tw'amaboko. Nkuko nabwiye ko ngenze senguye ibyo muri Kongo nshobora kwinjiza 600 mu kwezi. Ubwo ko nakanjye hari undi wagenda agacura undi agasudira, habeho kuvuga ngo Paulo araboha amahema nijoro mu gitondo akubitemiraho. Noneho bazabona umukozi w'Imana mu bwenge wubatse, mu bikorwa wubatse, none ntihazabura bake ba full time, ariko babandi ba full time nyine dusange ni wa muntu message yahinduye ubuzima ku buryo nabo ayiha badafite ubwoba bwo kumuha ibifatika kandi bimuhagije, atandavuye atandagaye. Ikindi kandi ubutumwa bwiza nibugera ku bantu ari abanyamabi muri societe, bukabasigara abanyamabi, ntuzasabe bizamere uko nyine wabuze ngo nubara gukubita umuyini nk'uwa movement wambaye imihondo nijoro. Ntuzarakare niba kubona kuko umeze nka gang leader rwo bita Barbecue muri nuza ariya muri Haiti. Wowe urumva uvuga ko umubwiriza butumwa, umeze nk'uyoboye syndicate of criminals cyangwa se umumotivating, cyangwa se ni wowe umeze nkaho ubashumura. Ntabwo tuzubahwa inyigisho zacu zisiga abantu ari babikurenza ko twabasanze. Ntabwo tuzubahwa dufakinga prophecies. Ntabwo tuzubahwa twigisha udutekerezo twacu dupapanye, aho kwigisha umutima w'Imana n'imbaraga z'Imana. Numa reka nkwereke niyo mpamvu nyambwiriza ntafite amafaranga, singira ipfunwe nkabwiriza ari mfite ibibazo singira. I'm not preaching about me, I'm not teaching me, I'm teaching God, his mighty power, his heart, his love. Nusentaringa message yawe ku Mana n'ikimana yakora n'ikimana yakoze, uzumva utari menase no kuvuga ngo ngewe nakoze ibi nibabona ntabikoze ubwo bara mureke kwitakariza icyizere, mureke kumva mushaka. Bishop yize kubivugaho kuki ushaka kubyuka wabaye umuntu ugitangaza ijoro rimwe. Niba Imana rero yavuganye nawe, izere ko wakora ibyo bintu ukabikora neza with consistency, ugakomezayo kugeza bikugejeje aho Imana yateganyije ko bikugeza, kandi aho bitazakugeza. Niyo mpamvu bavuga butumwa nese tubwirishije umunwa ku Imana itaguciye amaboko. Urugero twari tubona ababishop bose n'abaposo bose biciriye hano, nta muntu ufite amaboko. Biravuze iki? Biravuze ngo ushobora kubwiriza ariko warubatse ngo umudugudu ni Nehemiya afite n'inkota mu ruhande. Ni ukuvuga ngo shaka ikintu kinjiza amafaranga, icyakora uzagihagarika ari kuvuga ngo ibyo mbwiriza ntiriwe mbeshya abantu, ntiriwe mbakanika, ndabona biri kwinjiza menshi kandi mfite demand iri hejuru cyane. Noneho nshobora kuba mpagaritse ibikorwa bindi, uretse ko buryo wamaze kugira amafaranga, ibikorwa urabihagarika ukareka amafaranga agakorera andi investment, apartments zikodeshwa, modoka zikodeshwa, ukabujya bijya muri business, ba manager bizo business bakaza gwa report nawe wagiye kubwiriza. Ariko nimba uzi kutaragira kuri iyo level nyine, akarimo k'amaboko kubaha amahema nakwira, Paulo nakwira, noneho no kumanywa cyangwa se ukagira igihe cyo kubwiriza, igihe cyo gukora bya bindi bibyara amafaranga. Kuko niyo mpamvu umuntu ashobora kuba ari umuvugabutumwa, bahavuna umuvugabutumwa, yes, ariko akina movie nziza n'ibindi nkabyo. Nta muvugabutumwa udafite izindi talent. Bishop TDJX akora ibintu 8 kandi byose adomina. Real estate, this and that, author, film producer. Kandi uwo ni TDJX ufite abantu wamaze kugera kure. None nkibaza uwo wageze kure nimba akora ibintu 8 kandi byose akabikora neza, kandi urumva biramuvuna. Kuki atabiretse ngo akore kimwe cyo kubwiriza ko nacyo cyamutunga? Yakabaye watubera urugero. Ariko ikibazo cyo usanga ufatira urugero kundi nawe ustrugglinga cyangwa se uri wabuze icyerekezo. Nwango nimba ugiye gufatira n'umuntu ho isomo cyangwa se urugero, fatira isomo ku muntu wageze ahantu wifuza kugera. Nimba ushaka gufata inama, fata inama z'umuntu ufite ibyo wowe uri kuharanira kugeraho. Ndumva barabona
murakoze cyane nakagaruka. Imana ibongere imbaraga n'amavuta muvuga ivugabutumwa rihumuriza imitima, ry'isanamitima kuruta ibitera intambara n'imvururu. Kandi nashaka kugira ngo mbasorezeho ibintu bivuga ngo Uwiteka iyo yaguhamagaye akwemeza abantu, abo yahamagaye yarabatoranije, abayatoranije yabagize gute? Yabahaye imbaraga. Reka mbabwire rero, ntimugarwanire umuhamagaro imbaraga z'intambara n'iz'umubiri. Nimba warahamagawe, reka Imana igushyigikire, ikurwanirire, kandi ntabwo izakoza nizo. Reka nongere akantu kajyana n'ibyo bavugaga ngo intumwa zabwizaga ubutumwa ngo Yesu umwuka wera akaberekeresha imirimo n'ibitangaza. Ntabwo aribo baberekezaga, ntabwo baberekezaga kurakara. Wowe vuga message yawe, nimba pe wumva ariyo Imana yaguhaye, yaguhamagaye yiherekeze, ariko fighting na mugenzi wawe ufite message wenda wumvite idasoundinga nk'iyawe. Noneho abwirize twese tubirebe muri Bibiliya. Bari abantu batubere nk'abajaji badukurikiye bavuga ati ko yebye ntabwo tubyemera, bavuga ati uriya ariko nawe ibyo ntabwo tubyemera. Kandi ibyo ngibyo ntibibe urubanza, kurwana intambara, guhanganisha abantu, kuba bibamo ibice bicike, buri wese atange message. Cyane cyane iyo message ibe yubaka imitima, yubaka n'ubuzima mu mpande zitandukanye z'ubuzima, ku buryo umuntu avuga ngo ntaragera kuri iyi message y'umukozi w'Imana nari mbayeho nabi, muri njye imbere nari mbayeho nabi, mu buryo bwifatika nari mbayeho nabi, n'abanzi barabizi. Nkuko Yesu ari umuntu yavuze ati njye namugezeho nari impumyi, ibyo ndabizi ko nari impumyi, kandi none ubu ndabona. Donc there is a difference now and then. Ndumva aricyo na commenting agakibyo wavugaga, tureke umwuka wera herekeza ibyo tuvuga, koye kubirwanira ishyaka bizanamo guhangana. Asante sana nakagaruka.